Ewana ndi kubona kubukeye hakiri kare. Keye vuba kubera ikira. Adaho ndi kubona umeze nk'ucyo. Ubwo se uri kwiza wihuta uri kwinjira ujyaye. Oya se. Ahubwo se bita byawe. Nise byagenze nta mahoro ariko. Nta mahoro? Amahoro savahe none se wavuye kugira nyine. Kugira ute? Kugira ute? Je nta kibazo mfite ariko. Nta kibazo ufite? Asha nta kibazo mfite genda. Twavuganye se byo kujya kwisiramuza bimeze bite? Oya se. Ese uracyabikomeje koko? Ntabikomeza rega nge ndi seri. Kare ibyo bitekerezo nshaka kubisubiza iyo bikuye. Kuko ngiye ntabwo najya kwisiramuza. Ngiyewe uyu munsi utagiye ntabwo wongera kunsubiza mu cyo gifirimbi cyawe ngo mbyemere. Akiya Mungu. Ako narari gwishije. Ubwo icyo gitekerezo pakura cya gitekereza kuvana igihe wabimbwiriye narizi ko nabyibagiye. Ntabwo nabyibagiwe ndacyabizirikana. Nimba hakiri uwo mwanda wawe. Umva nta kintu twongera kuvugana. Uwo mwanda wawe rwose ntabwo wongera naho ubu byumva nyine. Oya madame ngiye kankubwira. Ico gitekerezo gisubiza aho ugikuye kuko ngiye ntawe iwacu wapfuye nguki. Ntabwo twe mu rugo muryango w'iwacu. Ntabwo tujya twisiramuza. Umenye yuko umuntu wisiramuje n'utarisiramuje umenye yuko haba harimo itandukaniro. Urabyumva? Ariko madame ngiye nawe wazanye undi ninde ubona. Ndabyumva waranzanye. Ariko ntabwo ugomba kukubwira mpaka ugomba kubikurikiza. Niko mu myaka 20 tumaranye ni uzanye icyo gitekerezo. Ego cyane rwose ibyo bintu bisigaye bigezweho ibintu by'ifirimbi ntabwo nkibikeneye kandi ngiye umenya yuko ndi seriye noneho nta bintu bya burage. Okay madame reka ninjire nyine ninjire mu nzu yanjye. Bikose winjira ujyahe? Akose ushaka kuntegeka ku nzu yanjye noneho? Nge nakubwiye yuko utari bwinjire ibyo twavuganye utari wabikora. Akose ibihe kuki mani wagiye urashaka kuntegeka mu nzu yanjye mani? Uzi ukuntu biba byaratuvunye? Biba byarakuvunye ibyo nge birandeba. Ibyo ngewe ntabindeba. So noneho niba ushaka gukomeza ibintu so genda ujye kureba abadafite ibifirimbi mani. Barahari nzajya gushaka bazi gutikura kukurusha so byumva. Akose ubundi madame kuhagira ngo ncaga inyuma. Hari umuntu wigeze kubikoresha gukorana nawe ukaba wenda urukuza warakaye ngo igifirimbi wapi ngo nta biryoha. Uguca inyuma se bisabitse none se nta guca inyuma nkabikubwira. None se kubera iki wumvishe ushobora kuba warumvishe uburyohe bw'insiramu urukumva. Umva ndabuzi cyane niyo mpamvu nanjye ndimo kugushishikariza kujya gukora iyo firimbi yawe. Nakubwiye yuko mwanda wawe ntawe ngikeneye. Okay so ngambwira ni bihe byiza bibamo. Ni bihe byiza bibamo? Uzagende ukureho go rufirimbi rwawe ubwo numara kukuraho uzumva nawe byiza bibamo. So ngiye nyanzuro nafashe niyo ntago najyayo. Reka mu buzima ugomba kujyayo ku itegeko ryanjye. Nakubwiye yuko nutajyayo ugomba gufata icyumba cyawe nanjye nkafata icyanjye. Biri serious? Biri seriye nyine. Nta wiwacu wapfuye ngucyo. Uri kumva? Nta wiwacu wapfuye ngucyo aho kugira ngo ujye untera ikibuno. Ahubwo wasubira iwanyu. Njyahe? Wasubira iwanyu ukajya ntaho ngomba kujya mpaka hano. So, okay ngareka ninjire mu nzu. Ariko se winjira ujyahe? Nge nakubwiye yuko utagomba kwinjira muri iyi nzu. Ibyo nakubwiye utabikurikije. Madame ndagukubita. Reka no kuntungura. Ndagukubita. Ibeshye unkoreho. Nagukubita n'abaturanyi ntibabimenye. Okay, madame. Cyo wamakanya nkinjira ariko. Ariko se winjira ujyahe? Ninjira mu rwanjye. Nuko narinje mbishaka. None utangiye kumfatiraho furi mwana. Ubishaka se ninde wabibwa nta n'ikintu na kimwe nagukorera. Washaka ugashuka ukajya wamushenze. Akose ntambutse. Ariko se ngutambutse ujyahe? Nujye ubona ihagurutse ujye ushaha ingufuri kuko ntabwo uzongera kumbwira ngo mpindukire. Nundi munsi. Nta giti kikiba hano madame. Ndagukubita nutangira kunyigiraho nkana. Urukundo ntabwo zikubitwa kansika abantu. Ntambutse se. Ariko se ngutambutse ujyahe ushaka kujyamo. Nje nagusohoka mbona urukundo. Ngewe nta mikino mfitanye nawe utari wajya gukora iyo firimbi yawe nge nta kintu nzongera kuvugana nawe. Ushaka gukubita umugabo? Nagukubita se. Okay nagukubita. Umva n'amashireka wonse kera kakuvamo. Ngewe nkubita. Gukubita nyine urabona suri. Ntawe wacu wapfuye ngucyara. Ubyimba ukagira ngo ngewe undusha imbaraga. Okay ngabitusheho gato nkwere. Ngewe uracyamigira wa murezi. Uracyamigira. Uracyamigira. Baburetse nyine. Baburetse iki? Ariko
madamu noneho kankubwira nubundi nari nje mbikumbuye nubundi njya kubikorera hano njya kubikorera hano ukumva uko ndagashahura neza ndabikorera hano madamu wamvuye hejuru genda kuvunagura genda kuvunagura bigenze bite makosi we wa muntu wahura n'iki ko nari kwishije reba ukunangize umugore n'ishaki none mupfuye iki ko nje mugahita munyataka bigenze bite se webyo birakureba umwenda gwanje muragucagaguye murawugura nuko nabakigije ubundi surasiga rugabwe rushaje uri kugira se kagongo zakavunye mwana shabi ariko umugore wawe ndiko natoroshe be nakubwira oya ntago mbyumva rwose mumbwire ufirande uri kuza no gukora iki twakuraritse akusema mwese ndabafata naje kuba kitanje mumbwire nagusobanurira icyo mvuga muvuga icyo mupfuye tumusobanurira iki ni byanjye nawe njye birahiye ndi kumva induru hano yaremye njye mumbwire rwose twagutumiye twagutumiye baburetse tumusobanurire bijye hasi hanze bijye hanze urukumve mupfuye iki umva nakabiri ukuntu njyana niviriye ino hijya mvuye kwibera gacu urukumva nza ndi kugira ngo amahoro arasakara mu rugo rwacu urukumva nsanga madamu ahagaze mu muryango ameze ngo ngira ngo wenda nakanyamuneza ngagiye kumpobera ndagashahura nagiye kwinjira kunsunika se ibitutsi se ngo turi gupfa iki se aguhoye iki se uzi ukuntu akagongo kavunye none nyine njye bigenze bite nshaka ibyo uko bigenze njye mubwire ese ubundi nagutumiye hano nakubwire ubishakira ikintu ubimenye urabikora ako se mubwire icyo mpora njye nshaka kujya mu bagire inama musubirane mureke kurwana genda mukubona ntabwo tukubwiye ngo twubakire mubwire ariko mubwire iki uri kugira samoye kibiri iki si njye mbwira numvise ndaje arambira ngo nje kwisaramuza nicyo dupfuye uri kugira sari ibindi wa mugabo nibyo dupfuye none arinze no kumvura umugongo yewe uracyari imbwa guco mubwirire iki ni ikibwa nawe nari nize uracyari umusegasha icyo gifirimbi sinone uzi ko uzaje urahamagara umuganda si uko se cyangwa hari ahajya kwamamariza umupira sinanzi ko nawe ugiye kungwana none nawe uranyihirira nukujayo nanjye navuyeho sha nukujayo ukisiramuza ubundi bwo mukajya murabikora bimeze neza agomba kujya agakora urwo rufirimbi rwawe urukuru
atazongera oya ni byiza kujya kwisiramuza nkubwira bihema atazongera no kunshiramo nta nubwo ngikeneye reka nkubwire kwisiramuza bigabanya agakoko gatera sida ukumva kandi niyo muri kubigira mu buriri bibaga biryoshye cyane nta nubwo uri kubyumva so byumvisha ariko ugomba gukora urwo rufirimbi rwawe urwo rupenisi rwawe ntabwo ntabwo ndi kubyumva we ahubwo ahita ujyayo ahita agenda tugende uhita ujya ku bitaro natajya gukora urwo rufirimbi rwawe niko bimeze numvisha ariko yisiramuje uzahita wibera uwanjye ugira yohereza ibintu oya niko bimeze nubita ujyayo kwa muganga ugakora icyo gifirimbi kuko ntabwo ujyayo uhamagara umuganga sha ugomba kujyayo ugakora urwo rufirimbi rwawe umugore njyamvu n'umugongo niyo mpamvu umudugudu mwawujuje urusaku njya munsi yo mvuye iriya mu kabande cyane ndi gushaka ibyatsi by'ingurube ese ubu byari ngombwa ko ari nayo yamvuna n'umugongo oya nibyo byari ngombwa oya nibyo kiba haragiye hakiri kare atari yajya kurukuraho nta mivugano ngiye tuzongera kuvuga none se bihe ubu ibyo nibyo byiza bibamo gusa ejo bundi barahamagaye ntawagiye impamvu ndi kuvuga ngo uri umugabo mbwa ntawagiye ejo bundi ntuza hajya bamwitaga ndera wa mugabo uhamagaraga yarahamagaye aravuga ngo ni ukujya kwisiramuza ku bitaro urukumva none ko wasigaye kutagiye ni urubanga ariko ibyo bitwi byacu kiri kumva guhera uyu munsi ahubwo ahita ajyayo ntabwo nabimenye ariko ndabyiga nta rubwo ari uyu munsi hera nonaha ndaza kubyiga ndamanza nabyigaho wabyigaho ugomba aka kanya hita uhubwo uzamuka ugenda mugabo tugezeyo sha ni hano itangazo ngiri ni hano kwa muganga ngiri kubisome maze umenye ibijya mbere ari kubona ngo ibitaro ngo byigenga ngo kwisiramuza ngo ni ubuntu mugabo ko numvishe ngo birajyana ntabijyanaga ahubwo tugiye ngaha bayo uje kwinjira kuko ndi kumva mfite ubwoba muri gihe bw'iki tugende ko si baburetse tugende tugende buhoro ariko uriya mugabo savuye nawe ukubona nyine abagabo kwajya mufite ubwoba bite byaje komera umeze nk'ucyo umva ngaho ndebera ibintu irakumva sana usuyobewe ibintu bihabera baragakase bagakuyeho kwigira ibikisha biri serious tugenda ariko wowe ufite ubwoba gerayo urebe kuno baburetse ariko tukaburetse tugende buhoro abaze tugende buhoro mwana kuba mfite ubwoba aya cyane ntabwo banakwe kwara abantu cyagenda nibashaka bagikate cyose injira kubona abantu bajyana guhagarara bari gukora iki mwese ugiye nyine bari kubakata ubu se nanjye barankata genda ariko se iki baburetse ariko baburetse genda ako si baburetse genda sha uyu mugabo arwaye iki kuri kumusunika shefu we uyu mugabo rero urukone isite ya mbere bahamagaye yo kwisiramuza ntago ntayaje none n'ubwa kabiri ntiyaza ubwo munsi bahamagaye rero mu mudugudu wanje nje nabonye ko by'ibindambiye rwose nasanze we bari kurwana byakomeye naze ngwino sha biroroshe nta kibazo humura ntabwo bibabaza gase oya ngwino genda ariko uri kwirata ibiki ko bafite ubwoba humura ntabwo biratinda yewe ubwoba ni bwinshi kabisa bakwita nde bahita umugisha aho umugisha tuye mu murenge mu murenge wa Remera akagari Kamara umudugudu ni wa Gitwa okay rero gusiramura
ntabwo bipfa kugenda gutyo gusa uradusinyira hano ndi gahunda ni hano narangije sawa ryama hariya uryamye uratuza mu gakeya nze turebe oya ese urugero ese hano murabaza umura ibi ni ibikoresho twifashisha mu gukemura iyi gahunda n'abandi bose ni uburyo tubafasha ibi si byari birimo umura biroroshye ese mugiye kunyasa se muga biroroshye umura oya bose ibi ntabwo ari ibyo muga oya muga ntabwo nabivamo kabisa nakubwiye ko urajya gusubira mu rugo rwanjye hari ahantu ntabwo nahasubira urajyayo nakubwiye ko ugomba gusubira mu rugo rwanjye ari uvuye ku isiramuza utari wamara gukora ubwo rufirimbi rwawe ntabwo bwumvikane bwanjye nawe mu rugo njye rwose ntabwo nahasubira icya gicucu ngo nica oya urajyayo ubwo wari uzi ko ucitse rero yarazi uko acitse arajyayo nawe narinzi nk'umuntu w'inshuti yanjye ungiri aho ugira ungiri inama ahubwo genda bajya gukora ufirimbi vuba genda sha tugende ntabwo tugende inyana y'imbwa nk'iyi umuntu w'inshuti yanjye kungira inama uyu mugabo yaraducitse mu muzani genda